yaramfitemo umugambi kubera yuko yaramaze iminsi ambona kuko umuntu numvishije ngo yishe ku cyumweru wari utarabona nshaka kuba nanjye kumubera gutanga ko njye nakunda nkora kuri reception ya sauna ariko yaza akaba yashakaga yuko ari umwakira ndabyibuka ari ku cyumweru yaraje abwira manager amubwira ati nshaka yuko ari njye umwakira bwa mbere yigeze kuza ndamwakira nubwo yabyanze harambwira atoya ngwino ngure nafata ariko nakwemereye kuko ntabwo yakundaga kunywa inzoga yakundaga kunywa pineapple cyangwa orange noneho bakaza n'abandi bantu bakaza nk'umuhungu umwe bakica nk'abantu bonyine bari kumwe n'undi muntu aho ugiye kumwakira bwawe aracecetse nta minota myinshi bamaraga bahita bagenda kuko ndabyibuka hari n'undi musaza bigize bazana n'undi mukobwa umwe bararya baranywa nta minota y'amazi bahise bagenda urumva uwo muntu sinajye no kumubona ntabwo bongeye bagaragara ashobora kuba nawe ari muri abo bantu yishwe icyo gihe ari kumwe nande ni umuntu uriya mukobwa bimutendera uramuzi se uriya numvise yari yacitse burya rya joro witwa Samureta se ego Remera nowa meze neza ni amahoro yesatiye sisa tugusanza hano mu kabari hano mu Busanza abivuga ko Kazungu ariho yazakunda gusohokera ndetse bamwe bakobwa yishege abakura hano muri kano kabari Kazungu mwari mubonaga gute hamwe mwazaga mukunda kumwakira ntabwo yabakuraga muri kano kabari ahubwo yari umukiriya wa hano yari umukiriya wa hano yakundaga kuza ko njye nakunda nkora kuri reception ya sauna ariko yaza akaba yashakaga yuko ari umwakira ndabyibuka ari ku cyumweru yaraje abwira manager amubwira ati nshaka yuko ari njye umwakira bwa mbere yigeze kuza ndamwakira tuza gupfa ibintu bya serviette nyine ariko yangiza ndamubwira ndamese kuri kunyangiza mu serviette bwa kabiri niho nandaro nyine nazi kumwakira ndamubwira rero ubwo bamamage bakambwira ngo nze mwakire ntabwo naza kwakira pe niho nahereye kubwira ni sinakwakira ndamubwira yana masaje najye kora n'abantu b'inzoga ndamubwira okay ubwo rero ushaka ndi umuntu kwakira njye nta nubwo nkora ubusiveri karisubira mu kazi nubwo yabyanze harambwira atoya ngwino ngure nafata ariko nakwemereye kuko ntabwo yakundaga kunywa inzoga yakundaga kunywa pineapple cyangwa orange ibyo yakundaga kunywa noneho bakaza n'abandi bantu bakaza nk'umuhungu umwe bakica nk'abantu bonyine bari kumwe n'undi muntu aho ugiye kumwakira bwawe aracecetse nta minota myinshi bamaraga bahita bagenda kuko ndabyibuka hari n'undi musaza bigize bazana n'undi mukobwa umwe bararya baranywa nta minota y'amazi bahise bagenda urumva uwo muntu sinajye no kumubona ntabwo bongeye bagaragara ashobora kuba nawe ari muri abo bantu yishwe uwo musaza bakunda kuzana hano bakoranaga oya mu bwa mbere nawe nari mubona yakundaga gusohokera hano ryari Kazungu wenda iminsi watubwira myinshi yakundaga gusohokera hano cyane iminsi itandukanye ubwo yakundaga kuza mu masaha ya saa yine za mu gitondo na nimugoroba nka saa 10 niyo masaha yakundaga kuza okay watubwiye ko ngo yaje nyine aje kukureba wanga kumwakira uti sindi umuseriveri ntukurana bakuvugana n'abantu b'inzobe basa n'inzobe cyangwa baramubonye banafite igitsure uravuga uti bisi namwegera kubera igitsure afite oya urebye ushobora kuba wenda yaraje yaramfitemo umugambi kubera yuko yaramaze iminsi ambona kuko umuntu numvishije ngo yishe ku cyumweru wari utarabona nshaka kuba nanjye kumubera gutanga aje avuga ko ari njye ashaka uvuze ko ngo wanze kuba nawe yakugira nk'uko yagize abandi wari ufite amakuru ko ajya yica abantu
oya wabibwiwe n'iki ko bitaramenyekana? ntabwo nari mbizi njyewe ariko ushobora kureba umuntu ukabona nasanzwe kuko niba yarazaga akabona n'umuntu akatagenda ndagira umubaze ntabwo ayo makuru nari mbizi uretse gato rake hari akantu avuze sinzi no mutakumva sinzi mu gasesengure aravuze ngo ku cyumweru hari umuntu yishe ngo utari wakabaza cyajya bamufata utashobora kuba yari ngewe ari kumubera igitambo kuba utaramubereye igitambo wabibwiwe nande ko bishobora kuba byarabaye icyo gihe nyine n'uwo munsi yaje hano avuga ko anshaka ngo mwakire wenda ashobora kuba yaraje ari njye ashaka siyambona kuko numvaga bajya bavuga ngo afite n'imiti afite n'imiti reka nanjye gute oya nanjye nuko mbyumva ntabwo iyo miti nyizi ndikubwira ko nanjye ariko nabyumvaga ndagira ngo utubwire wenda ugereranyije Kazungu wabonaga mu buryo bwo kugira ngo akwereke ko agomba kumwakira wabonaga ari urukundo agufitiye cyangwa se hari ikindi kintu wabonaga kibyishe inyuma wenda kuvuga ngo uyu muntu hari ikindi ashaka yashakaga kuneta yinjije uwo munsi yambwiye ngo nimuhe na nimero warazimuhaye nazo namuhaye kubera iki kandi yari umukiriya narabyanze nyine wanze ko azajya yishyura kuri iyo nimero se agiye guhamagara bwati ngiye kwishyura muzanire namubwiye ko ako kazi atari ko nkora namubwiye ko njye ntabwo ndi umuseriveri bituma nyine nanamuha na nimero yanjye kugira ngo ndagera no kumufata ugereranyije Kazungu igihe wamumenyeye n'igihe yasohokeye nk'igihe kingana gute yakunda kuza hano igihe kuko kubera natangiye kumubona ku itariki 27 z'ukwa gatandatu asohokera hano icyo gihe hari habaye na anniversaire yanjye ubwo nanamubonye hari nimugoroba icyo gihe ari kumwe nande ni umuntu uramukobwa w'umutandera uramuzi se uriya n'ugushire yari yacitse burya rya joro witwa Shumureta se ego Remera Shumureta bimaze muri anniversaire yawe oya bari bicaye iruhande rwacu basohokanye bari nijoro gusa naramubonye umukobwa ndamuzi bari kumwe iryo joro nawe umunsi nanamubonyeho Kazungu bwa kabiri ndamubona agaruka yazaga akunda kuza hano se ari kumwe n'abakobwa cyangwa yazaga azana akabafatira hano akabona kubacyura mu rugo yakundaga kuza wenyine abakobwa bagahura hano se bagatahana nkuko nawe yari agiye gutahana ukabyanga keretse umukobwa umwe nabonye bazanye niwe wenyine yasohokanye hano wongeye kumubona se nyuma yo kumukura hano akamujyana mu rugo wamuherutse uwo munsi ariko se urebye wenda ko bwawe wabonaga Kazungu ari umuntu wagira iyo mico nk'umuntu wenda ukuntu yagaragaraga n'ukuntu yari ateye ukuntu wamubonye wabonaga ari umuntu wagira iyo mico yo kuba yakora ibintu nk'ibi nubwo wabikeka yavuga agaseka agasabana ukabona ari kuganira bisanzwe wabonaga ari umuntu nyine usobanutse yiyubashye gusa ikintu ngiye cyanunguye no kumva iyo nkuru natekereza n'abantu bari kumwe wenda bagiye bazana hano kavuga ati nabo ntibaba baragiye bisengira ubwoba bwinshi cyane kugeza n'izi saha iyo ndyamye simuza mbese mvuga ni Imana yaranyije ijoro nawe wari gupfira muri abo ngabo urumva wasinzira koko harabone cyane ubwo bakobwa bose bazaga uvuze ko abagiye bajyana na Kazungu bagiye mu rugo batongera kugaruka batongera kubabona kandi bivuga ko ari nibyo koko kandi kuvuga ahubwo nibyo ko hari abakobwa 11 bose ndetse n'umusore wa 12 yishe yangiza bakabata mu nzu yabicaga amaze kubasambanya abakwiye mu kabari cyangwa abandi yabamagaye baje mu rugo ubwo icyo gihe nawe ugiye kumera nk'uraho muri icyo gihe muri kumvikana ngo mwe mwavugana cyangwa yanagutereta yakubwira ibiki icyo gihe je nago nigeze numvikana nawe kuko urebye niwo munsi wenda ubwo yaratangiye kuvuga ngo reka n'umukobwa mumenye cyangwa muterete ndeko byavamo nawe yakwica cyangwa yananyica kuko ibyo ntabwo nabimbizi uko abikora kuko umuntu wese uza hano mufata nk'umukiriya kuko ntiwajya kumukekaho ibindi bintu utaramumenya hari abavuga yuko Kazungu yari umukire ngo yabaga afite amafaranga menshi agenda atanga ibintu bitandukanye nawe niko wabibonaga cyangwa wabonaga ari umuntu usanzwe idayeri we yishyuraga na mbere byo yishyuraga mbere ugakeka ko amafaranga yakubonye akabura kwishyura inzu se yishyuraga mbere yabaga se yavuga ati ndanywera aya ngaya
yishuraga mbere ariko we nakubwiye ko ntabwo yajyaga arenza fanta imwe. hano nta deni arimo. Oya ntabyo. ubu ngubu ari gukurikiranwa ndetse ibyaha bimwe aranabyemera. ubu ngubu ari mu maboko ataraye niko jya numva babivuga. afunzwe na RIB aho barimo bamukurikiranyeho ibyaha cyane cyane byo kwica umuntu ndetse no ni nko guhohotera umuntu. aho bamwe bamucitse urumva iyo ugiye kwica umuntu akagucika bikavuga ko adapfa bumuhohoteye. hari ibyo umushyize mu mutwe ndetse hari n'ibyo utumye ubuzima bwe bugenda nabi. uyu munsi baguhamagaye nko kuri RIB bavuga ati ngo utange nk'umugabo wumve wabonye Kazungu wamuvuga gute? wamushinja ibiki? Reka biragoye gushinja umuntu udafite igihamya. uri nk'umutangabuhamya uri mu rukiko. kuko njyewe navuga yuko muzi kubera ko yari umukiriya wa hano. namubonaga nkuko n'abandi nababonaga. kuko ntago bamukekera ibyo bintu. ariko ndagira ngo umenye wenda byibuze Kazungu hari ubwo yajyaga asohokana nk'abana bato batujuje imyaka mu kabari cyangwa ibindi bintu. bari abantu bakuze ariko nabo ngabo mbwira ngo nabonye ntago barinze babiri. dore ko nawe yari agiye kujyana nawe ari mukuru. So sister wenda reka mukuru inkuru ya Kazungu yimenye wayimenye gute? byaje gute? wabyumvise kuri radio, wabyumvise kuri televiziyo cyangwa wabibonye kuri internet? tubwire ko muri ya Kazungu wayimenye. nabyumvise muri Karisiya kuko Karisiya mbamo nyine ni hafi yaho. urumva nabyumvishije buke bwaho hari umuntu wishe umuntu. keka ko bavuga mu Kazungu nanjye bukeka ariko ndashobora kuba ari ba Kazungu baba hafi bandi. hakunze gutungurwa mbonye ifoto yiwe yari umukiriya wa hano. wigeze ugerayo kuri Fridi? oya ntabwo nagiyeyo, nari ndi mu kazi. Kazungu se nyuma yo kumuhakanira yigeze kuba yagerageza ukuntu umuntu agwagukanira nkuko yagerageza avuga ati ndaguha nk'amafaranga ashaka gushukisha amafaranga kugira ngo wemere ibyo arimo cyangwa akaba yaguhendesha ibindi bintu runaka? oya kandi kukubwira yuko ntigeze numvikana nawe n'icyo wenda yashakaga kugira. kubera icyo babyanze? we yashakaga yuko mwakira. ndabyanga. kandi ukora mu kabari? ntabwo nkora mu kabari njye. ukora kuri reception? njye nakubwiye ko nkora kuri reception. Massage aje kubaza inzoga aho muri massage. kuki ariho yagiye kuki utambwira ati jya mu kabari hariya akaza hano muri massage? none se reka mubwire sibyo niba hano nkorera hari akabari hari sauna hari massage ibintu byose byari ndahakora. nshinzwe ibya serivisi ni gute umuntu atakubona kumuha serivisi akwaka serivisi kwamuhaye mbi nuko atari yo nkora. wasanga usabye nimero kugira ngo azaguhamagara aguhe gahunda yo kuzaza gukoresha massage? oya wapi umukiriya iyo atari ubwa mbere ahageze hari igihe ashobora kuba yakwizeho nyine nk'uko yize ku bandi. cyangwa hari ukuntu wamubona, hari ukuntu wamubona akabona avuga ati n'umuntu uri kunsara ameze gutya. no mu buzima busanzwe njye sinjya numvikana n'abasore b'inzobe pe. kandi nawe tubona uri inzobe. ntabwo inzobe bijyana n'indi nyine. abasore b'inzobe n'iki bagukoreye ku buryo uhita wumva utazongera kuvugana njye ntabwo ni amaraso adakorana. ni amaraso adakorana buriya. ubwo kiba atitwa Kazungu yitwa nk'irindi zina atari Kazungu kuko izina rye ribivuga. wari kumuha izo nimero? mana nakubwiye yuko na nimero namuha. ese mu makuru wigeze ubyibuze umenya ngo Kazungu ni umusore, ni umupapa cyangwa afite abana n'umugore? ibyo ntabwo nigize mbikurikirana na communication ndende nigize ngirana nawe. na communication yanjye nawe nigize ngirana nawe. ahubwo gusa ikintu cyane ubwoba kugeza na n'isaha gira ubwoba ni uwo munsi yaje hano bugacya agenda umva ngo bamufashe ariko ngo ari n'umuntu yishe. nahise numva ngize ubwoba. nyine uwo munsi nibwo wabyumvise uvuga ngo yishe umuntu tuvuga ati kubera iki? uravuga ati kubera iki? byaba ari ngewe. Kazungu bamufashe yaravuye hano aje kureba wanze? sinzi abantu bamufate ko byashoboka kuko nta minsi 3 yari irenze bavuye hano. nyuma yuko wowe mwangiye kumujyana yashaka kugura nk'indaya cyangwa umvaga afite urubundi rukundo? uyu yashakaga ko ngira na communication nawe kuko yavuze ngo ninze mwakire ngo ngurire fanta. mbere wenda yuko akubwira gutyo byibuze ageza gusaba ko wamusura? oya
nabyigeze ambwira. Mukanya wavuze ngo yashaka uburyo bwo gushaka kuntereta. Umuntu yagusabye nimero wese sita umva agamije gahunda bagize ari ukugutereta. Abantu bo mu kabari rwose nta rukundo bagira. Icyo baba bashaka nyine ni icyo ngicyo, kuko abantu bose bakora mu kabari baba bumva yuko wenda ari indaya bicuruza bafata uko tutari, kandi kenshi na kenshi abenshi uzabona kandi wese kumeza oya pe iyo mico naniyongeranye, kuko abenshi ubuse n'uzabona abantu barangije kwiga bafite za diplome zabo bakazakora kano kazi, ese uzajya kumufata indaya yicuruza ku kabari. Arata kuba Kazungu yarakuraga wenda abantu mu kabari akabajyana, ukeka ko ari ikibazo cy'uburwayi bundi yari afite, cyangwa ukeka ko ari ubundi bugome yari afite? Ugura muhungu ashobora kuba yarafite ikibazo mu mutwana ntibabimenye. Umubona se ugize nta kibazo uwo wabonye ashobora kuba afite nk'ikibazo cyangwa nk'ibimenyetso bigaragara ko atuzuye mu mutwe, niko bavuga, ariko yavuga ko nyine ari umuntu umeze neza. Kazungu mana yaje, Kazungu wabona agaseka ukabona araganira, ariko waba umwicaranye n'umuntu cyangwa mu kimwe muri kuganira ukajya kubona aracecetse kugira ngo abahishe ikiganiro. Bwa mbere mubwirana mwakiriga mu kwa gatandatu amaseriviyete akazangiza ibiki byose, wabonaga ntazi tu, wabonaga afite akabazo mu mutwe, wabonaga ntazi ukuntu ameze. Hari abavuga yuko ashobora kuba afite ihungabana cyangwa ibindi bintu bikaba aribyo byamuteye gukora biriya bintu, nawe nuko wabibonye cyangwa urakeka ko wenda ari ubugome bwari bumurimo nk'ubusanzwe? Umuntu ufite umutima mubi ufite ikintu nk'icyo ntabwo wabasha kubibona. Urebye ugashobora kuba wenda afite uwo mutima mubi abisanganywe, ariko akaba yifitiye ikintu cy'uburyarya no kuryarya abantu bagaseka akagira gute, ariko afite uwo mutima w'imbere. Kurumva rero ntabwo wapfa kubikeka ngo ubibone. Kazungu uvuze ko yakundaga gusohokera hano, ndetse biravugwa ko ashobora kuba afite abandi bantu bakoranaga mu gihe baga ari kwica abantu, kuko vuga bati ntabwo numva ukuntu umuntu yakica umuntu umwe kuva kuri umwe gushyira ku bantu 12. Ashobora kuba afite abandi bantu bakoranaga, ahubwo akaba ari Kazungu wafashwe. Wewe nko wabona Kazungu akunda gusohokera hano, hari abandi bantu wabonaga baza nk'inshuti ziwe bashobora kuba bakorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Ntabwo nzi keretse uwo musaza umwe nigeze kumubona bari kumwe yamusohokanye, nabwo bwari ubwa mbere yari yasohokanye na Kazungu amagara uwo mukobwa, nabwo bwari ubwa mbere. Bwa kabiri ku cyumweru umunsi yari kumwe n'akandi gahungu gatoya kagufi, ndabyibuka namuguriye mitsingi ebyiri, sinzi niba nariko pe, abonaga avuga amagambo abiri yabaze bahita bagenda. Nta wundi munsi nigeze kumubona ari kumwe n'abandi. Ese byibuze ugereranyije Kazungu abonaga ari mu kigero cy'imyaka ingahe nk'umuntu wamubonye? Nimukura afite nka 35. Yari umusore pe, abonaga ari umusore. Kazungu uvuze ko akunda gusohoka, hano mfite ifoto y'umusore. Uyu musore ari mu bo Kazungu yishe, wagize ubona asohokana nawe hano? Uyu musore ntabwo yigeze aza, undi warirabura. Uramuzi uyu musore? Uyu ntabwo nigeze amubona. Undi we yari igikara y'imibiri yombi mugufi, ntabwo nongeye kumubona. We ntabwo usanga nawe yaragendeye muri abo? Hari abavuga yuko ntabwo nigeze nongera kumubona. Sister, hari abavuga yuko Kazungu ugereranyije bitewe n'abantu amaze kwicira ahangaha hano muri Busanza bagera muri 12 aribo bakekwa, ariko hari abavuga yuko wenda ahandi yaba yarabaye hose ashobora kuba yaragiye akora ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nawe niko bifata cyangwa ukeka ko ari indi mpamvu? Ndavuze nti hari abavuga yuko Kazungu ugereranyije bitewe nuko bavuga yuko hano muri Busanza ibikorwa yakoreye by'ubugizi bwa nabi bwo kwica abantu bagera muri 12 hari ahandi ashobora kuba yarabaye. Ese koko nawe ahandi yaba yarabaye wenda ukeka ko yaba yarakoze nk'ibyo bintu? Simbizi pe, ntabwo mbizi kuko njye namubonye gutyo umuntu n'uwo munsi, ntabwo mbizi pe, ntabwo ngiye kukubeshya. Umuntu mwabanye na Kazungu ukaba umubona akunda gusohokera hano ukora, ubona ari iki cyaba cyateye Kazungu kuba yafata umwanzuro kujya yica abantu nyuma yo kubasambanya?
ubwo urumva koko wamenya umuntu ugakora ikintu agifitiye umugambi kuko njye ntabwo mbizi. abakobwa noneho abakobwa wenda yacyuraga abakuye mu tubari dore ko nawe tubwiye ko hari igihe ukunda kuba wajya no mu kabari kuhasohokera nk'uko nk'umuntu mwavuganye kuri ubu ngubu nk'abakobwa bagenzi bawe niyo nama bagira yo kumva ko rero ikintu nagira abana b'abakobwa wenda nanjye ndimo nisize cyane cyane abo mu kabari bahura n'abasore mu kabari bakahita batahana batabazi. inama nabagira bagomba kubona isomo niba nta kintu babonye shamana nuko abakobwa tutajya tunyurwa gusa niba umukobwa uwo ari we wese niba atarabona ibi bintu byabaye nawe yaba afite indwara mu mutwe gusa inama nabagira bagomba kumenya ubwenge ntibabone umuntu uwo ari we wese igitsina gabo bavuga ngo baratahanye kuko abantu bose barahindutse bafite imitima mibi cyane. inama nabagira rero bagomba kumenya ubwenge. Sita tugana ku musozo ntabwo nagira nakubajije hari abakobwa cyane cyane b'urubyiruko babumva ko nyine ubuzima bagomba gushingira ku wundi muntu cyane cyane abasore ku buryo wasanga hari nabo yagiye yica babakurikiye nk'amafaranga kuri Kazungu bitewe kuko hari n'abavuga ko bafite amafaranga bakagenda bakurikiye Kazungu. Nicyo babwira inama nabagira ni ukuri ni ukumenya ubwenge nta kindi kuko amafaranga nta kintu adakora kuko urumva ibyo bintu byose ni amafaranga yabiteye kugira ngo ukore n'izo ngeso zose. rero ikintu bamenye bakorera yabo bakoresheje ingufu zabo batiriwe bajya mu gukoresha mu buzima bw'umubiri kuko umubiri uzicisha abantu cyane. ubwo n'iryo somo Kazungu gusigiye jewe rwose simbikora sinjya nanabikora pe gusa inama nabagira murakoze